ntibazongera kugira inyota ukundi. Reka munyweho cyane ududubiza ayo mazi adakama. Reka munyweho cyane ududubiza ayo mazi adakama. Nuku mutima wanjye ujye uzura ayo mazi y'ubugingo. Nuku mutima wanjye ujye uzura ayo mazi y'ubugingo. Ufite inyota wese nazanywe kuri ayo mazi, n'udafite ifeza nawe naze. Yahamagaye abari kure ndetse n'abari hafi ngo muzabarure nikaruhura. Ufite inyota wese nazanywe kuri ayo mazi, n'udafite ifeza nawe naze. Yahamagaye abari kure ndetse n'abari hafi ngo muzabarure nikaruhura. Reka munyweho cyane ududubiza ayo mazi adakama. Reka munyweho cyane ududubiza ayo mazi adakama. Nuku mutima wanjye ujye uzura ayo mazi y'ubugingo. Nuku mutima wanjye ujye uzura ayo mazi y'ubugingo. Igisibo rero niba umuntu yabivuga neza ni ukwigana Kristo, ni ukugerageza kugendera mu birenge bye, ni ukugerageza gukora ibyo yakoze. Mbibutse yuko iyo turi mu gisibo, cyane cyane n'iki cyo gihe cy'igisibo kivuga, ni umwanya wo kwisonzesha, ni umwanya wo kwicisha bugufi, ni umwanya wo kwiyegereza Imana, ni umwanya wo gutegurira Pasika, ni umwanya wo kwegera Imana. Uko kwisonzesha ni ukugira ngo tugire umwanya wo gusenga, ni ukugira ngo tugire umwanya uri concentré kugira ngo twegere Imana, turushizeho kuyimenya, turushizeho kuyisobanukirwa, irushizeho kuduhishurira, tugire n'umwanya wo kwihana. Igisibo rero kirimo amasengesho. Iyo minsi 40 tuvuga, ibyo byumweru 6 n'igice, ni igihe cy'amasengesho, ni igihe cyo kwisonzesha, ni igihe cyo kwigomwa. Sinzi yuko ari no kwisonzesha, ahubwo ni igihe cyo kwigomwa, ngo ufate umwanya wihererane n'Imana, ugire icyo wigomwa mu bugingo bwawe, ndetse icyo kintu wigomwe ube wagifashisha undi cyangwa se abandi, kugira ngo nabo bamenye ko Imana iriho, bamenye ko Imana ari nziza. Ni igihe cyo kwisuzuma, ngo icyo ubona kitagenda neza mu bugingo bwawe, muri kwa kwiherana n'Imana, ukihane
ugisabira imbabazi ugaruke mu nzira. Ni igihe rero cyo kwisuzuma, ni igihe cyo kurindira ku Mana, nk'uko Zaburi ya 27 umurongo wa 14 ubivuga neza ngo wait for the Lord, be strong and courageous. Ngo tegereza Imana Uwiteka, komera umutima wawe umurindire. Niko kuvuga ngo ashobora kudasubiza uyu munsi ariko akazasubiza ejo, cyangwa akazasubiza ejo bundi, ariko igikuru no kwisubiriza mu gihe cyayo. Ni ukuvuga ngo egera Imana, isuzume, senga, ihane, ahasigaye utegereza Imana. Ibyo ikora ibikore kandi izabikorera igihe cyayo. Ibyo gucika intege ngo ese none yagiye mu kiruhuko ku Gisenyi cyangwa se ku Kibuye ku Kivu cyangwa se ahandi, ntabwo birimo, kuko ntabwo ari uko ikora, ibera hose icyarimwe. Igisibo ni umwanya wo kwiyegereza. Hariho abavuga ngo muri iki gihe cy'igisibo nkwiye kureka kwidodomba, nkiha amahoro, ngatanga n'amahoro mu rugo rwanjye, mu bana banjye, mu bo dukorana, mu bo tugendana, mu bo tubana, nkihereza Imana. Hari abavuga ngo muri iki gihe cy'igisibo ngiye kureka gusakuza insaku, kwirinda insaku. Ni uburyo bwo kwihana, ni uburyo bwo kureka ibintu bigutandukanya n'Imana. Hariho abavuga ngo muri iki gihe cy'igisibo ngiye kwigomwa utu video games cyangwa se twa tundi tubaho turangaza. Hariho abavuga ngo ngiye kwirinda, ngiye kureka kurya, ngira umwanya wo gusenga. Ni ukuvuga ngo nicyo nigomwa muri icyo gihe. Ariko kenshi mu bantu b'Imana ni n'igihe cyo kwerekana ubuntu, cyo kwerekana urukundo, cyo gufasha no gufashanya, ndetse bihereye no muri bimwe twigomwe. Kimwe ni uko amasengesho atwegereza Imana, tukaganira nayo, tukayimenya, tukayiramburira ibyacu byose, tukayibitura. Icya kabiri ni uko ari umwanya twiyegeranya n'abandi mu buryo cyangwa se bwo kubagirira ubuntu, cyangwa se bwo kubasengera, cyangwa gusengana nabo. Ni igihe cyo kugira ubuntu. Iyo hari icyo twigomwe tukakigira ngo kugira ngo gifashe yaba umuntu, yaba itorero, yaba ugikeneye. Hari inyigisho rero zigera kuri 12 arizo ngiye kurangirizaho nihuta, zisa nkaho mbona muri iyi text yo muri LUKA 1:12. Imwe nuko dukwiye kuzuza umwuka wera w'Imana. Yesu yagiye ava kuri Yorodani yujujwe umwuka wera w'Imana kandi ayobowe n'umwuka wera w'Imana. Icya kabiri nuko kwisonzesha cyangwa kugira icyo twigomwa kugira ngo twiyegereze Imana ari igikoresho kidufasha gukora mu by'umwuka. Cya gatatu nuko Satani ari umunyamayeri kandi ahazabona yaguca, haba mu rubavu, haba muri humye, niba umuntu yavuga gutyo, azabigerageza kugira ngo akugwishe mu kaga cyangwa se akugushe mu cyaha. Agerageza gushaka ahari intege nke, aho yinjirira, niba ari ku nzara nk'uko yabigize hariya, cyangwa se kuri identite yawe, cyangwa se ku kindi icyo ari cyo cyose. Icya kane nuko Satani yirata kandi agerageza kudutera ubwirasi, kuko ibyo byo kuvuga ngo nugira gutya ngo ndakugira gutya,
ni ukutwereka yuko kwishyira hejuru bifite umumaro kandi ntawe bimeze, ntawe bifite, ahubwo byaduteza ingaruka z'icyaha. Icya gatanu ni uko dukwiye gukomera mu by'umwuka, kandi igidukomeza mu by'umwuka ni ijambo ry'Imana. Icya gatandatu ni uko dukeneye intwaro yacu ya buri munsi kugira ngo dushobore gutsinda Satani, kandi iyo ntwaro yacu ya buri munsi nta kindi cyatsinda Satani atari ijambo ry'Imana. Icya karindwi, Satani agoreka ukuri kandi akaduteza kugoreka ukuri, tumwirinde. Icya munani, Satani aratwereka yuko ari we mwami cyangwa se akamana k'isi, kuko avuga ngo nundamya, nugira gutya ndaguha ibiri muri iyi si nagabanye. Reka yo kudushikisha iby'isi. Ikindi, ntabwo twagurana ibyo kurya by'umwuka iby'umubiri. Ikindi, dukwiye gusenga no kuramya Imana, nta wundi, nta kindi, Uwiteka wenyine. Reka mbashishikarize muri cya gihe cy'ubutayu kenshi kidushyikira, kuzamurira ukwizera kwawe, ibyiringiro byawe ku Mana. Aho Imana wumva isa nk'aho ari kure, itari hafi, ya Zaburi ya 27 yabitubwiye neza ngo rindira, tegereza Uwiteka. Aho wumva uri wenyine niho ho kwegera Imana, kandi Imana yo iragusanga. Reka dukoreshe iki gihe cy'igisibo kwiyegereza Imana. Abagiye kwinjira muri Fathers na Mothers, Imana ibagiriye neza, kuko icyo mugambiriye mwese n'intego zanyu muraza kuzivugaho ni ukugira ngo mugire indangagaciro za Kristo, imiryango yanyu ihirwe, abana banyu bahirwe, mubandisha abantu n'abandi, ariko ubugingo bwanyu bwe centre, buhagarare ku gakiza kuri Kristo. Ayo mahirwe yo kumenya Imana, yo kuyegera, yo kuyizana mu ngo zacu, yo kuyizana aho dukora, yo kurwanya Satani tumurwanisha ijambo ry'Imana dufite kandi twahawe, ntituyiheshe. Mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Reka rero atwibutse za ntego eshanu za Mothers Union. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka mani nshima Imana cyane. Ni ukuri Imana yacu ni nziza. Muri abagore beza, binjiye mu murimo mwiza, kandi abasabira umugisha. Akunda nabasabira n'imbaraga. Mwese mufite kano gatabo, mwagize igihe cyo kwiga no kwihugura, kandi mugiye gukora ibyo musabwa nk'aba mothers kugira ngo mubere umucyo ingo zanyu, mbere na mbere, aho mutuye, aho musengera, aho mugenda, mubabere umucyo. Ntabwo ari byo?
reka rero nongere twibukiranye ni twese n'abandi bose bahari, twibukirane za nshingano zacu 5 tugenderaho. Intego ya mbere ni ugukomeza inyigisho za Kristo ku byerekeye akamaro ko gushyingiranwa kwera no gushishikariza abantu kurushaho kubyitabira. Intego ya kabiri ni ugukangurira ababyeyi kurera abana babo neza kandi babatoza kuba urugingo rw'itorero. Ingingo ya gatatu cyangwa intego ya gatatu ni ugukomeza ubumwe bw'abakristo bose bahuriye mu gusenga, guhimbaza Imana no mu bindi bikorwa byose biranga umukristo. Intego yacu ya kane, gushyigikira mu mibereho y'abantu ikintu cyose gituma umuryango udahungabana, ugatera imbere kandi n'abana bakarerwa neza mu mutekano. Intego yacu ya nyuma ariyo ya gatanu, ngo ni ugufasha abantu bose bahuye n'ingorane z'uburyo butandukanye mu miryango yabo. Izo nizo ntego zacu 5. Nkaba nshima Imana cyane ko uyu munsi mugiye kwinjira na Fathers Union yinjiye. Intego nkuru ya Mothers Union ni umuryango. Umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore. Mugiye gufatanya na Fathers Union kureberera, kuganira ku byerekeye umuryango, kandi ndizera ko muzabishobora. Imana ariyo mufasha wanyu. Murakoze. 5 tumaze kubabwira. Wemeye kugira umwete wo gusoma Bibiliya no gusenga buri munsi. Wemeye no kujya ujya ku meza y'umwami wacu. Wemeye kujya utanga urugero rwiza mu rugo rwawe no mu bandi. Mwese mbinjije mu muryango wa Mothers Union mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Nimwakire urwandiko rubahesha uburenganzira bwo kuba muri uyu muryango mwiza wa Mothers Union. Imana ibahe umugisha. Ariko kubera COVID kandi ubwo bafite uburyo waza kuza kubigira, ariko certificate zanyu zirahari. Imana ibahe umugisha. Imana ishobora byose, Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, ibahe umugisha nawo mu ngo zanyu, yeze ingingo bwanyu n'umurimo muyikorera, kandi ibasukeho ubuntu bwayo kugira ngo mwihangane kugeza iteka ryose. Amen. Umuryango ba Mothers Union ba Paruwase Cathedral Paulo Wera, igihe mwinjizwaga nk'abanyamuryango mwiyemeje ko muzashyigikira intego n'ingingo 5 nk'uko mwamaze kubyumva z'umuryango, mufashijwe n'Imana, kandi mwasezeranye kugira umwete wo gusenga, gusoma Bibiliya, kuza ku meza y'umwami wacu no gutanga urugero rwiza mu ngo zanyu no mu bandi. None ndababaza mumaze kumva ayo masezerano mwisezeraniye, muremera kuyakomeza? Rero ngaho nimuhamye iryo sengesho riri ku paji ya 28,
muvugire hamwe mwese. nemeye gushimangira amasezerano kandi ndongera gusezerana gushyigikira intego n'ingingo eshanu z'umuryango wa Fathers&Mothers Union mu magambo no mu bikorwa, kugira umwete wo guterana mu itorero, gusenga no gusoma Bibiliya. Imana ishobora byose ibamurikishirize mu maso hayo, ibaha umugisha mu byo mwitangamo byose no mu ngo zanyu, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Habimana Innocent, Hitiyaremye Auguste, Irindabayo Eri, Kayinamura Alexis, Kwizera Simplice, Misago Jean Damascene, Hawenayo Isayi, Murasanyi Evode, Ndabaheranye Jean Damascene, Ndabamenye Theogene, Ndayambaje Aphrodis, Ndikumana Alexis, Nezerwa Bienveni, Ngendahayo Lambert, Niyibizi Emmanuel, Hezabera Samuel, Nkurunziza Eric, Ntamugabumwe Emmanuel, Nzabandora Joseph Alain, Rurema Robert Giscard, Yaziga Celestin na Sabaniro Edimo. Nyakubahwa Umwepiskopi mukuru Kabonadini wa Cathedral St.Paul, turabereka aba bagabo bifuje kwakirwa ngo babe abanyamuryango ba Fathers Union muri Cathedral St.Paul. Barigishijwe, barasobanurirwa, biyemeza kwinjira muri uyu muryango nta gahato. N'aba bagabo mureba bahagaze imbere yanyu. Your Grace, murakoze. Arakoze cyane. Ndagira ngo basabe bahindukire barebe abakristo, muhindukire murebe bare abakristo, abane namwe muhindukire murebe abangaba. Murababona mwese kandi murabazi. Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babane akaramata, basangire ubuzima kandi basenyere umugozi umwe, ngo bagere ku mirimo myiza baremewe mu ijambo ry'Imana, bahamagariwe gukorera Imana mu isi. Nimuhindukire murebe hano. Rero abari mu iteraniro ngiye kubabaza iki kibazo. Mwese ko aba bagabo bari imbere yanyu bakirwa uyu munsi nk'abanyamuryango ba Fathers Union bo muri E.A.R Paruwase Cathedral Wera Diocese ya Butare, murabemerera? Muravuga muti yego turabyemera. Ese muzabashyigikira mu nshingano nshya bagiye guhabwa? Murasubiza muti tuzabashyigikira. Reka rero twumve umuyobozi mukuru wa Fathers Union avuge izi ntego uko ari enye. Tugiye kubabwira intego nkuru za Fathers Union tugenderaho. Iya mbere
ni ukuba abagabo bubatse ingo za gikristo zigendera ku ijambo ry'Imana. Tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 24. Iya kabiri ni ugutoza abana n'abo mu ngo zacu kubaha Imana no kugendera mu mategeko yayo. Tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 18 kugera ku 19. Intego ya gatatu ni ukuba abagabo bafatanya, bagahumurizanya, bagakomezanya mu byiza no mu byago. Tubisanga ubutumwa bwiza tubisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 15. Intego ya nyuma ya 4 ni ukuba abagabo bakoreshereza Imana impano n'ubutunzi bwabo bakaba inkingi z'itorero. Murakoze. Murakoze cyane. Kugira ngo tumenye neza ibyifuzo byanyu ndetse n'icyo mugamije, ndetse no kugira ngo mwongererwe imbaraga zo kugera ku ntego mwiyemeje no kuzuza inshingano nshya mugiye guhabwa, mugomba kwatura aya magambo akurikira. Muntege amatwi. Mu by'ukuri wizeye mu mutima wawe ko Imana yaguhamagariye kugira ngo uruhare no gukorera iterambere ry'umuryango wa gikristo. Ese uzemera gukurikiza amahame ya Fathers Union? Ese wemera inyigisho zo kwizera kwa gikristo? Ese wowe ubwawe n'umuryango wawe muzita ku masengesho no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo umuryango wawe ukurire mu kwizera kwa gikristo? Ese uzagendera ku mubatizo no ku masezerano yo gushyingirwa, hanyuma wigishe abandi bagabo uko kwizera kwawe? Mbere yuko dusenga, nagira ngo mwanya James kaza ubwenge nk'umwe mu mwabanye mu buryo bwo kwiga, agire icyo avuga mu buryo bw'ubwo yabonye n'ishyaka yababonanye, cyangwa se n'icyo yakongeraho kindi, hanyuma dusenge. Murakoze nyiricyubahiro Archbishop, abagabo bagenzi banjye, turi imbere y'Imana. Magaze hano nk'umugabo wo guhamiriza Kristo twamenye, ndishima cyane kubw'uru rugendo rwo kumumenya, kugira ngo ejo abari hano mu ntara bibabwiye. Nyiricyubahiro Bishop, aba bagabo nk'uko babakweretse ejo twagiranye ibihe byiza, babaza ibibazo byiza, ndetse bafite inyota n'ishyaka ryo kugira ngo uko Imana ibatoranyije mu bandi bagabo muri Cathedral St.Paul n'ukuri babe icyitegererezo. Magaze hano rero nanjye nk'umuhamya wo kubahamiriza uko bahagaze imbere yawe, barigishijwe, barasobanuriwe, ndetse ibyo batumvaga barabibajije barabimenya. Iki ni igihe cyiza nyiricyubahiro, ngira ngo ku biganiro nagiye nkubaza nifuza ko itorero Anglican rifata iya mbere nk'urihagarariye mu kwinjiza abagabo no kubakomeza, nk'uko Kristo yatoranyije intumwa 12 zose zari abagabo, nk'uko ijambo batwigishije uyu munsi. Yesu ari mu masengesho yari umugabo nk'uko Imana yamwohereje. Nyiricyubahiro Musenyeri, turizera tudashidikanya aba bagabo bakweretswe ugiye kwinjiza uyu munsi nabo ko Imana izabakoresha ibitangaza. Diocese ya Butare ijambo rigasakara mu baturanyi, mu ngo zabo,
ndetse bagaha n'uburere bukwiye abana babo, kandi bo nk'uko babivuze babafashijwemo n'Imana bazabikora. Murakoze cyane. murakoze gushimira James wafatanije nabo kandi nabo bazanye bitanze kubafasha mu buryo bwo kubahugura. Reka rero twicishe bugufi dusenga Imana. Mana ishobora byose, data twese, muremyi kandi murinzi w'ingingo n'imiryango, dushyize mu maboko yawe ingo z'aba bagabo, zuzuze ukwizera, ubugwaneza, ubwenge, umutuzo, kwihangana no kwezwa. Turasenga ngo utugirire ubuntu, uduhe gukunda abafasha b'abana bacu nk'uko Kristo yakunze itorero. Data mwiza, turakwinginze ngo urandure imizi yose y'uburakari, imizi yose yo kwifuza icyubahiro cy'ubusa ndetse no kwiyemera mu buzima. Twongerere urukundo n'ubugwaneza muri twe, kandi Imana uduhindurire kuba beza kuri buri wese, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turagira ngo tubahereze amasertifika, ariko nk'uko twabikoze no kubera iki gihe turimo cya COVID, ndumva amazina yanyu bayasomye, ntabwo twakongera kuyasoma. Nagira ngo rero tubahe icyemezo muza gushyikirizwa, niyo kizajya kibibutsa ko uri umunyamuryango wa Fathers Union mu itorero Anglican ry'u Rwanda, Diocese ya Butare, Cathedral St.Paul, mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Mukomere Imana amashyi menshi. Hari ba Mothers Union rero, hari na ba Fathers, utwo dusertifika n'utuntu twiza tukwiye kujya hagaragara n'abaza mu ngo zanyu cyangwa se aho muri bakazibona, namwe mukajya muzireba, zikaba ikimenyetso n'icyibutso cy'amagambo mwasezeranye yo gukorera iyi miryango mirimo, ariko muhuriza hamwe kubaka umuryango, kuzana amahoro mu rugo, kureberera abana, gukundana nk'abubatse, kandi gufataniza hamwe mugahuza izo nshingano iza Mothers n'iza Fathers mu kubaka umuryango. Imana rero ibagirire neza. Reka dukomeze. Uri Imana kandi itanga amahoro. Reka amahoro utanga rutuka umuntu wese yakwibwira, akomeze kuturinda, turindira imitima, turindira ubwenge muri iki gihe cy'ibyorezo, aturinde ibyorezo biza bidusatira, cyane cyane iki cya COVID. Mana, tubone ubwiza bwawe n'ubuntu bwawe, turushirizeho kukwegera, kugukunda no gukunda umwana wawe Yesu Kristo mukiza wacu. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Imana Data, Umwana, Umwuka Wera, bane natwe nk'uko turi aha ngaha, bane n'abiyemeje gukora mu muryango wa Fathers no gukora mu muryango wa Mothers, bane n'ingo zacu, bane n'imiryango mugari. Umugisha ube mu byacu kandi ube muri iki gihugu cyacu none n'iteka ryose. Amen. Bigende nk'uko bikwiriye umwami wacu Yesu Kristo, kandi mumwamamaza hose. Murakoze.